Yesu ashimwe, nizere ko mumeze neza, natwe turaho turashima Imana. Dukomeje rero ibyigisho byacu, dukomeje gusangira ijambo ry'Imana. Ubushize twarebeye hamwe ubwami bw'ijuru cyangwa ubwami bw'Imana. Twabonye ko ubwami bw'Imana bwashyizweho n'Imana. Ni Imana yabushyizeho, irangije umwami wabwo imugira Yesu. Yesu nawe arangije ashaka abafatanyabikorwa. Abamwizeye bakamwakira nk'umwami n'umukiza, niwe yagize abafatanyabikorwa be. Ngo yabahinduriye Imana kuba abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Twabonye ko ubwami bugirwa n'ibintu bine. Icya mbere twabonye ko habaho umwami, noneho hagakurikiraho ab'umwami ategeka, hagakurikiraho igihugu umwami ategekeramo, noneho icya kane tubona ko ubwami bugira amategeko, bugira amahame. Twabonye ko umwami ni Yesu mu bwami bw'Imana cyangwa mu bwami bw'ijuru. Abo ategeka twabonye ko ni abamwubaha, ngo abubaha Uwiteka bagakora ibyo gukiranuka, ngo abo bose arabemera ku isi yose, mu mahanga yose. Ikindi twabonye ni uko Yesu yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, kandi ubwami bwa Yesu ni ubwami butazahanguka, ni ubwami buhoraho iteka ryose. Tubona ko igihugu Yesu ayobora, Yesu yimamo, ni igihugu cy'umutima wacu. Ubwami bwa Yesu buba mu mutima wacu. Yesu intebe ye, icyicaro cy'ubwami bwe ni umutima wacu. Tugomba kumwemerera akatuyobora, akatubera umwami, akatubera umukiza, akayobora ibitekerezo byacu, akayobora ubushake bwacu, akayobora amarangamutima yacu, kandi akabihindura. Dawidi yaravuze ngo undememo umutima mushya. Iyo Yesu aje muri twebwe aturemamo umutima mushya, umwuka wacu arawuhindura, kuko twabonye ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: agizwe n'umwuka, agizwe n'ubugingo, agizwe n'umubiri. Aho hose Yesu agomba kuhategeka, agomba kuhayobora, kandi agomba kuhahindura. Ikindi cya kane twabonye ni amahame n'amategeko. Ntago kuba mu bwami bw'Imana bigarukira gusa mu kwihana ibyaha no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ahubwo Yesu yaravuze ngo abazizera muzabigishe kwitondera amategeko yanjye. Iyo tugeze mu bwami bw'Imana rero hari amategeko, hari amahame. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko mwikunda, kugira ngo abagore banyu babubahe. Ni kimwe n'umugore wubaha umugabo we, umugabo we aramukunda. Ayo ni amahame, kandi Imana ntabwo izigera ivuguruza amahame yayo. Bana mwubahe ababyeyi banyu, kugira ngo umwana wubaha umubyeyi we agubwa neza ku isi kandi ararama, naho umwana utumvira ababyeyi arakenyuka. Ntabwo ari ayabiri gusa, ni menshi. Hari amategeko n'amahame y'urukundo: ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi. Ni byinshi cyane. Ni les lois et les principes. Ni byinshi. Bibiliya yose yuzuyemo amahame n'amategeko y'Imana. Izo ni ingero nagiye mbaha. Kandi twabonye ko mu bwami bw'Imana, wa mugambi wa kera ku bwa Adamu na Eva, Imana yari ifitiye umwana w'umuntu imurema, niwo Yesu azongera kudusubizamo. Hazongera kubaho ijuru rishya, habeho n'isi nshya, twimane nawe iteka n'iteka. Ibyo ndumva biri mu byahishuwe igice cya 22 cyangwa 21, ntabwo nibuka neza.
uyu munsi rero turongera twige irindi somo, isomo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire turyigire hamwe. Rifite umutwe uvuga ngo kunesha urugamba rwo mu mwuka. Kunesha urugamba rwo mu mwuka. Mbere yuko nkomeza turirimbane indirimbo ijya imfasha, ni indirimbo yo mu Gifaransa, niturangiza ndayibasobanurira. Ni indirimbo ivuga ngo Mana reka amazi y'ubugingo antembemo, ariko ni mu rurimi rw'Igifaransa. Reka nyiririmbe. Du trône de Dieu coule un fleuve limpide, fleuve de la vie. Du trône de l'agneau coule un fleuve limpide, fleuve de la vie. Fais couler ton fleuve, fais couler ton fleuve pour la guérison des nations. Laisse couler ton fleuve, laisse couler ton fleuve pour la guérison des nations. Seigneur Jésus-Christ, Alpha et l'Oméga, l'arbre de la vie, répands ton esprit de réconciliation parmi les nations. Laisse couler ton fleuve, laisse couler ton fleuve pour la guérison des nations. Laisse couler ton fleuve, laisse couler ton fleuve pour la guérison des nations. Amen. Ni ijambo riri mu Byahishuwe igice cya 22 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2. Ni kuri ya ntebe y'ubwami, ya ntebe y'Imana, ngo havaga imigezi itemba. Reka wenda tuhasome kugira ngo mwumve iki iyi ndirimbo ishaka gusobanura. Ni mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa mbere n'uwa 2. Haravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'amasarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama, rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto zo mu buryo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byabyo byari ibyo gukiza amahanga. Icyo giti ni Yesu, ni igiti cy'ubugingo. Ku ntebe y'Uwiteka, ku ntebe y'ubwami havamo isoko. Noneho aho ku nkengero y'isoko hari hameze igiti cy'ubugingo. Icyo giti cy'ubugingo ngo cyera imbuto ubwoko bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye. Zera imbuto z'uburyo 12, noneho uko ukwezi gutashye bumwe bumwe, buri kwezi hera ubwoko bumwe, ubundi bwoko kugeza ku bwoko bwa 12. Noneho ngo icyo giti amababi yacyo ngo ni umuti ukiza amahanga. Murabizi ko Yesu nta kindi cyamuzanye hano ku isi, ni ukudukiza, ni ugukiza amahanga.
Imana yacu ishimwe. ni icyo gisobanuro cy'iyo ndirimbo tumaze gusangira. Nk'uko rero nababwiye, umutwe w'icyigisho turi busangire uyu munsi, turi bwige, ni umutwe uvuga ngo kunesha urugamba rwo mu mwuka. Kunesha urugamba rwo mu mwuka. Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira ku rugamba rwo mu mwuka. Turasoma Abefeso igice cya 6, duhere ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Twabonye ko Yesu yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubwo butware n'ubushobozi, aha ni byo Pawulo atubwira ngo tubikomereremo, tubyizere, tubihagararemo. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, dukirana n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Abo nibo dukirana nabo. Dukirana. Ntabwo urugamba turwana ari urw'amaraso n'umubiri. Turwana n'ibintu bitagaragara. Niyo mpamvu navuze ngo kunesha urugamba rwo mu mwuka. Kuko ibintu turwana nabyo ntabwo ari ibintu bigaragara. Niyo ubona ari ibintu bifatika, ariko hari ibindi byo mu mwuka biba biri inyuma y'icyo kintu kikurwanya. Ibyo turwana nabyo rero ni ibi ngibi, ni ibyo ngibyo. Ni abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kugira ngo urwo rugamba tubashe kururwana, hari ibyangombwa tugomba kuba dufite. Ibyo byangombwa tugomba kuba dufite babyita intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana ni izihe? Nizo tugiye kureba. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, intwaro ya mbere, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza. Iyo ni intwaro ya mbere. Ni ugukenyera ukuri, kwambara gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza. Gukenyera ukuri ni iki? Gukenyera ukuri ni uko ikibi ukita ikibi, icyiza ukacyita icyiza. Ibihe tugezemo, tugeze mu isi yangiritse. Ikibi bacyita icyiza, icyiza bakacyita ikibi. Ariko ijambo ry'Imana ahangaha riratubwiye ngo dukenyere ukuri, tuguhagararemo. Tuzagira abanzi benshi, ariko ntacyo. Dukenyere ukuri. Icyiza tucyite icyiza, ikibi tucyite ikibi. Kandi uko ubishoboye ikibi ukirwanye. Uko ubishoboye urwane intambara yo gukora ibyiza. Mwambare gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza. Akenshi mubona nko mu ntambara y'umuntu bamurasha hano mu gituza kugira ngo azabe muzima birakomeye. Ni mu cyicu. Niyo mpamvu gukiranuka kuzaturinda k'umwanzi aturasa mu cyicu. Indi ntwaro ya 3, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Indi ntwaro y'Imana tugomba kwambara
ni intwaro y'ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ukuntu ibirenge byuzanye inkuru nziza ngo ari byiza ku musozi. Ntabwo tugomba kuba abanyampuha, ahubwo twebwe tugomba kujyana ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo ryururutse imitima y'abantu, ijambo ry'agakiza, kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga. Aho iyo umuntu ari kuvuga ubutumwa bwiza aba ari kurasana na Satani, kuko aba ari kumunyaga, aba ari arwana urugamba rwo mu mwuka rukomeye. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba turi kunyaga umwanzi, kuko hari benshi bihana noneho bakava mu bwami bw'umugome bakaza mu bwami bw'Imana, mu bwami bwa Kristo, bwa bundi butazashira. Haleluya, amen. Indi ntwaro ngo ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Kwizera, twabonye ko kwizera, umuntu utagira ngo ntabwo bishoboka kutizera anezeza Imana. Nimba nta kwizera ufite ntabwo ushobora kunezeza Imana. Noneho kubera ko imigambi ya Shitani ari ukudutandukanya n'Imana, akurasa imyambi ku buryo utakaza ibyiringiro, ugatakaza kwizera Imana yawe, ahubwo ugatangira kuyituka. Wa mugore wa Yobu byarabaye ikomeranye, buri umwanzi yaramurashe amwambura kwizera, atangira kubwira umugabo we ngo niyihakane iyo Mana ngo ubundi yipfire. Ariko tugomba guhagarara muri uko kwizera, kuko umwanzi yaturasa imyambi, yaduteza ibitekerezo bibi, tugacika intege, turacogora mu kwizera. Iyo wataye kwizera rero nta mbaraga, nta byiringiro baba wabitaye nyine. Ariko ugomba kwizera Imana, ukareba ibyo yagukoreye mu gihe cyashize, ukavuga uti nibi ngibi mpagazemo Imana yanjye irabishoboye, ukayigirira icyizere, ukayizera, ukayiringira. Iyo izakubera ingabo, umwanzi narasi iyo myambi ngo ni imyambi yaka umuriro. Ikindi, mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Agakiza ni ingofero. Agakiza niko katurinda, gatuma tugira ibitekerezo nk'ibya Kristo. Agakiza karinda umutwe, kuko umutwe niwe ugize umuntu wese. Kandi agakiza ni ryo shingiro ryo kuba mu bwami bw'Imana. Ntabwo ushobora kuba mu bwami bw'Imana utarakiriye agakiza. Yesu atari umwami wawe, atari umukiza wawe. Ngo ikindi, mwakire inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twebwe rigwiriye. Ikintu cyatumye Yesu anesha Satani ibwo yamusangaga mu butayu avuye muri ya masengesho y'iminsi 40, yaramubwiraga ngo haranditswe ngo, Yesu nawe akamubwira ngo haranditswe ngo. Ijambo ryari rigwiriye, rifite imbaraga, rifite ubwenge muri Yesu. Nuko yamunesheje. Natwe rero nitutagira ijambo ry'Imana muri twebwe ngo rigwire muri twebwe, rigira imbaraga muri twebwe, uburiganya bwa Shitani buzadutwara. Abashukanyi bazadutwara. Ariko tugomba gutwara inkota, ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe, rifite ubwenge, rifite imbaraga kandi rigwiriye. Tuzanesha Satani nk'uko Yesu yamunesheje. Indi ntwaro ari nayo ya nyuma, musengeshe
umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi ku bw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabire abera bose. Iyi ntambara kubera ko ikomeye, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwikorerane imitwaro. Hari igihe wikorera neza neza ukakunanira. Niyo mpamvu ubwira mwene se uti mfasha uyu mutwaro nikoreye uraremereye, mfasha gusenga. None akagufasha, mugafata ibihe mugasenga, kuko Imana yavuze ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye bahuje umutima, icyo bazasaba cyose nzagikora. Icyo bazaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Icyo bazabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohowe. Niyo mpamvu rero ahangaha iyi ntwaro yo gusabirana nayo ituma tubasha kunesha umubi. Ngizo intwaro tugomba kuba twambaye, intwaro z'Imana. Iya mbere twabonye ko ni ugukenyera ukuri, tukambara no gukiranuka. Iya kabiri ni ijambo ni ubutumwa bwiza, kuvujyana inkuru nziza ku musozi, tukanyaga Satani. Intwaro ya gatatu ni ukugira kwizera, kukatubera ingabo idukingira ya myambi yaka umuriro y'umwanzi. Indi ni ukugira ijambo ry'Imana rikaba muri twe rigwiriye, rifite ubwenge, rifite imbaraga. Indi ntwaro ni ugusengesha uburyo bwose, ukinginga, ukiyiriza, amasengesho y'uburyo bwose ashoboka ukayasenga kugeza igihe icyo kibazo kikuri imbere kirangiriye. Izo ni intwaro tugomba kwitwaza kugira ngo tubashe kunesha. Kandi twabonye ko intambara turwana ntabwo ari iz'amaraso n'umubiri. Ibyo turwana nabyo mwabibonye. Mbere yuko nkomeza, ndagira ngo turebe abanzi b'umukristo. Abanzi b'umukristo ni bande? Izo ntambara turwana ni bwoko ki? Abanzi b'umukristo ni 3. Umwana w'Imana arwana n'isi, arwana na Satani, akarwana n'umubiri. Reka twongere dusome ijambo riri muri Zaburi ya 46. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Turwana n'isi, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Ku murongo wa 5, hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana, nirwo hera hari amahema y'isumba byose. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barasakuje. Hano tumaze kubonamo isi, tumaze kubonamo abanyamahanga. Abanyamahanga barasakuje. Ibihugu by'abami byagize imidugararo, ivuga ijwi ryayo isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu ayacamo kabiri, amagara yatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari njye Mana. Nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi.
Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Abanzi b'umukristo ni isi, ni Satani, hanyuma ni umubiri wacu. Kamere cyangwa umubiri wacu. Abaroma igice cya 7 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 25 hatubwira ukuntu muri twebwe, muri kamere yacu habyiganiramo intambara ebyiri. Umuntu ashaka gukora ibyiza, ibibi bikamutanga imbere. Noneho iyo wemereye iyo kamere, kuko nayo ari umwanzi wawe ugusaba gukora ibinyuranyije n'ubushake bw'Imana, iyo umwemereye ukamwumvira, ukora ibyo kamere ishaka, kandi ibyo kamere ishaka ntabwo ari by'umwuka ashaka. Tugomba guhora twumvira Imana. Kugira ngo uhore wumvira Imana ni uko uba wuzuye umwuka wera. Iyo utemereye rero ngo umwuka wera kuyobore, umwanzi wawe witwa kamere agukoresha iby'umwuka yanga. Ntabwo ukora ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu uwo nguwo nawe ari umwanzi w'umukristo. Turwanwa na kamere yacu, turwanwa n'isi, tukarwana na Satani. Ariko nubwo dufite urwo rugamba rumeze gutyo, turwanira mu butsinzi. Turwanira mu butsinzi kuko urugamba ntabwo ari urwacu, urugamba ni urw'Imana. Yesu ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Yarabirangije. Twebwe intambara turwana ni intambara yo kwizera. Niyo mpamvu hariya mu Befeso igice cya 6 ku murongo wa 12 hatubwiye ko tutarwana n'abafitiye inyama, umubiri n'amaraso. Ikintu Imana idusaba gusa twebwe ni ukwambara ziriya ntwaro z'Imana, tugahagarara dushikamye. Kandi nk'uko twabibonye n'aha ngaha muri iyi Zaburi ya 46 ku murongo wa 4 n'uwa 5, ariko ubwo ahandi biterwa na Bibiliya, hari aho mubona ari 4 na 5. Hari igihe biba ari 4 cyangwa 5, njyewe iyo mfite ni 5 na 6. Ngo naho amazi yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Nubwo izo ntambara zikomeye ziriho zimeze gutyo, ntabwo urugamba ari urwacu. Ku murongo wa 5 hariho uruzi, imigende yarwo ishimisha ururembo rw'Imana. Nirwo hera hari amahema y'isumba byose. Imana iri hagati muri rwo ntiruzanyeganyezwa, Imana izarutabara ku museke. Murumva ko urugamba ntabwo ari urwacu. Nubwo intambara zaba zikomeye zite, nubwo imiyaga n'imiraba yahaguruka igahorera mu nyanja, ariko Imana yacu ngo hari uruzi ruva ku ntebe y'Imana. Niyo ya ndirimbo natangiriyeho ngo ku ntebe y'Imana ngo hari umugezi, hari amazi, hari uruzi. Ku ntebe y'umwana w'intama hari uruzi. Amazi. Reka amazi y'ubugingo antembemo. Reka mwuka wera bari wuganza mu bingora bikambuza amahoro. Kugira ngo tuneshe urwo rugamba, tugomba kuba mu kubaho kw'Imana. Ayo mazi y'ubugingo agomba gutemba muri twebwe. Hari intambara rero z'uburyo bubiri. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, ngo mube maso, ngo kuko umwanzi wanyu, umurezi wanyu, ngo ahora yivuga nk'intare ashaka kubaconshomera. Tugomba rero kuba maso. Yesu yaravuze ngo mube maso kandi musenge ubudasiba. Umuntu ashobora kurwana intambara y'uburyo bubiri. Hari uburyo bita defensive,
n'ubundi buryo bita offensive. Ntabwo twagombye gutegereza ubwo buryo bwa mbere, gutegereza ko umwanzi agutera ukajya kumurwanya yarangije kugutera. Ugomba kumukubita kiri kure, ukoresha imbaraga nkeya. Naho iyo yamaze kukwinjirana kugira ngo uzamurwanye umuneshe, bigusaba imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo musenge ubudasiba kandi mube maso. Iyo tubaye maso tugasenga ubudasiba, ntabwo umwanzi adutungura. Ubwo twebwe duhora tumukubitira mu birindiro bye, twoherezayo amabombe. Amabombe ni amasengesho, ni ijambo ry'Imana. Ubwo rero aho ngaho tuba duhagaze mu mwanya Imana ishaka ko duhagararamo, tuba turi mu kubaho kwayo, muri presence yayo. Iyo uri muri presence y'Imana rero uba urinzwe, uba ufite imbaraga z'umwuka wera zo kunesha ibyagutera byose, cyangwa se kurinda gukomeye kw'Imana. Ubudahangarwa bw'Imana buba bukuriho. Ntabwo umwanzi ashobora kukurwanya ngo agushobore. Hari abantu bazi ko iyo umuntu amaze kumenya Yesu ngo ubuzima bwose buba bugiye kuba roza. Oya, ahubwo ubutangiye intambara, ubutangiye urugamba. Niyo mpamvu nyine Yesu avuga ati mube maso kandi musenge. Nubwo urwo rugamba tururwana si urwacu, kunesha si ukwacu, kunesha ni ukw'Imana. Ariko ntabwo bivuga ko uri umwana w'Imana ubwo ibintu byose ari byiza, abana baziga batsinde, mu rugo bizagenda neza, ntabwo nzarwaza, sinzapfusha. Oya, hari iby'Imana yemera kugira ngo yerekane icyubahiro cyayo. Icyiza ni uko byose, byaba ibibi byaba ibyiza, bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Nicyo cyiza cy'urugamba rw'umwana w'Imana. Nuko n'ibyo duhura nabyo tubona ko bishaririye, tubona ko ari bibi, Imana irabifata ikabibyaza umusaruro, ikabikuramo ibyiza, igakuramo hakavamo icyubahiro cyayo. Kuko yarirahiriye, iravuga ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi, n'ishimwe ryayo ntabwo izariha ibishushanyo bibajwe. Ntabwo rero yadutererana, ntabwo yaturekera mu maboko y'umugome, kuko icyubahiro cyayo igikunda kubi. Ntabwo yakirekera Satani. Imana ishimwe ko urugamba atari urwacu, ahubwo ku ntebe y'Imana, ku ntebe y'ubwami, ku ntebe y'umwana w'intama hari amazi aza akarwanya inyanja, akanesha iriya miyaga n'imiraba. Inyanja, hari umuririmbyi wajyaga aririmba ngo hayi wa nyanja we watuje nkiyambukira nkajya gusura ababyeyi, inshuti n'abavandimwe. Inyanja ni intambara Satani aduteza, akatubuza uburyo, akatubuza amahwemo. Ariko ku ntebe y'ubwami bw'Imana, ku ntebe y'umwana w'intama hari umugezi, hari uruzi ruza rukanesha iyo miyaga n'imiraba Satani aduteza. Imana yacu ishimwe. Twabonye hariya mu ntuza mu Befeso igice cya 6 ibyo turwana nabyo ibyo ari byo, ariko Imana ikaba yaramunesheje. Twabonye ko turwana n'ibinyabubasha by'ahantu ho mu kirere, turwana n'abategetsi, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Reka turebe icyo ibyahishuwe igice cya 12 kitubwira. Ubwami bw'Imana burahari, buhanganye n'ubwami bwa Satani. Reka twumve ikiri jambo ry'Imana mu byahishuwe igice cya 12 kuva ku murongo wa 9 hatubwira.
y'intambara yo mu mwuka. Mwumve intambara yo mu mwuka uko imeze. Haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Cya kiyoka, ya nzoka ya kera ngo ariyo Satani, ariyo mugome, yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika. Ndimo ndagira ngo mbarememo ibyiringiro, mbarememo kwizera Imana. Imana yarangije urwo rugamba, yaramunesheje mu ijuru, imunesha mu isi, imunesha n'ikuzimu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo igorogota ku manywa y'ihangu, ngo yabahemuye ku mugaragaro, aramanuka ajya n'ikuzimu. Bamuneshereje mu ijuru, nibyo turi gusoma ahangaha. Yesu aje hano ku isi, aramukubita hariya ku musaraba, arangije aramanuka no hasi mu kuzimu, ngo amenagura ibitare, amenagura ibituro by'abera. Abera barasohoka bajya kuzenguruka Yerusalemu, barayitambagira. Haleluya! Dufite ubutsinzi. Yesu yaranesheje mu ijuru, anesha hano ku isi, anesha n'ikuzimu. Reka tubyumve. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ariko aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye. Abana b'Imana baratabawe, abana b'Imana baracunguwe. Gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu. Haleluya! N'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime. Naho wowe wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore wabyaye umuhungu murabizi, igihe Imana yabahanaga mu itangiriro bamaze gusuzugura, Imana yabwiye iyo nzoka ko umwana w'umugore azabyara umwana w'umuhungu, akayimena umutwe, cyakora nayo ngo ikamufata agatsitsino. Noneho rero icyo gihe uwo mugore arimo abyara uyu mwana, icyashatse gutsosoba uyu mwana, ariko Imana ngo iramufata, iramujyana aho yari yateguye kumuhisha. N'umugore nawe imuha amababa, araguruka aragenda ajya kwihisha ahandi. Ahangaha rero baravugaga bati, wasi we ugushije ishyano, kuko umwanzi yakumanukiye. Nawe wanyanja we ugushije ishyano, kuko umwanzi akumanukiye, kandi aje afite umujinya, ngo yivuga nk'intare. Kuriya kuntu imiyaga n'imiraba bikubita, nuko nguko aba ameze. Hariya mu nyanja umuraba waje mukakufata, nta n'uguhita uburirwa irengero. Aho ngaho rero yaraneshejwe. Reka duhagarare muri ubwo butsinzi bw'umwana w'Imana,
n'Imana data wa twese, kuko yarakimanuye mu ijuru, kandi Yesu naha mu isi duhagarare muri uko kwizera, turwane iyo ntambara yo kwizera, turwane iyo ntambara yo gukiranuka. Kandi natwe Yesu yaduhaye ubutware. Zaburi 104 umurongo wa 4 iravuga ngo abagaragu bayo, abamarayika bayo ibagira imiyaga, noneho abagaragu bayo ikabagira ibirimi by'umuriro. Imana yatugize ibirimi by'umuriro kugira ngo tubashe kunesha umubi. Hari ijambo riri mu Kuva igice cya 20, Kuva igice cya 20 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, bakageza ku buzukuruza babo b'ibihe 1000. Ahangaha murumva Imana yaravuze ngo ntukiremere igishushanyo, ntuzareme ikintu gisa n'icyo mu ijuru, gisa n'icyo mu isi, gisa n'icyo munsi hariya hasi munsi y'amazi. Imana imaze guca Satani mu ijuru na kiriya 1/3 cy'abamarayika be, hari abasigaye mu kirere. Twabibonye ngo ya myuka mibi y'abagome iri ahantu ho mu kirere. Hari abaje hano ku isi baba mu mashyamba, baba mu kidaturwa. Mujya mwumva iyo turi kucyaha abadayimoni bavuga ngo genda, ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu, ngo genda mu kidaturwa. Hari imyuka mibi iba mu kidaturwa, iba mu mashyamba. Noneho hari n'intebe ya Satani rero iri aho hasi mu mazi, mu nyanja. Reka twongere dusome n'ijambo riri muri Yesaya 27 umurongo wa 1. Yesaya 27 umurongo wa 1, twumve. Haravuga ngo uwo munsi Uwiteka azahana Lewiyatani ya nzoka yihuta. Na Lewiyatani ya nzoka yihotagura, abihanishe inkota ye nini ikomeye ifite ubugi. Inkota twabonye ko ni ijambo ry'Imana. Amagambo asohoka mu kanwa k'Imana ni inkota yica umwanzi. Niyo mpamvu iyo umuntu asenga akasengera mu ijambo ry'Imana aranesha. Kandi azica ikiyoka cyo mu nyanja. Ikiyoka cyo mu nyanja ninde? Ni Satani. Ibyahishuwe igice cya 12 haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Muri Yesaya hatubwiye ko Lewiyatani, icyo kiyoka cyihuta, icyo kiyoka cyo mu nyanja, icyo kiyoka cyihotagura, niko kwa Yesaya yakise mu isezerano rya kera. Ariko hano mu byahishuwe mu isezerano rishya ntago bakita cya Lewiyatani cyangwa inzoka ya kera, ahubwo bamwita umwanzi na Satani. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ni umwanzi, niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ni Satani, niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ni umubi. Nuko nguko mu isezerano rishya bamwita. Aba ahantu hatatu:
atsinzwe mu ijuru, yaciriwe mu isi, acirwa ahantu ho mu ijuru, arangije acirirwa no mu nyanja. Ibyahishuwe, iyo urebye ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere haratubwira ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Twabonye ko umugambi wa Yesu ni uko azongera kuza akadusubiza muri bwa bushake bwa mbere Imana yaremye, yari ifite irema Adamu na Eva bwo kuba muri Edeni. Noneho ahangaha hatubwiye ko ibindi byose uko Edeni yari imeze ngo bizaba biriho uretse inyanja. Inyanja mu byo nabasobanuriye nababwiye ko inyanja ni umwanzi, ni imbaraga z'umwanzi ziturwanya. Niyo mpamvu ahangaha nta nyanja izaba ihari, kuko ni Satani, ni umwanzi, ni imbaraga z'umwanzi. Cyagiye igihe Abayisiraheli bageraga imbere y'inyanja itukura, Imana ikabwira Mose iti niki gitumye untakira, bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Mose akarambura yashyizemo ububasha bwayo kuko yari ya Mose, ngo inyanja yacitsemo kabiri. Ububasha, ubutware, ubushobozi bw'Imana bwari buri muri Mose, bwacagaguye imbaraga z'inyanja, abana b'Imana babasha kubona inzira baratambuka. Uko niko natwe za nyanja zose zitubuza kwambuka, bya bintu byose bitugora, ya miyaga n'imiraba ihaguruka, wajya kuba ugiye kugera ku kintu ukabona imiyaga n'imiraba birahagurutse bishikanuye amaso, izo mbaraga z'umwanzi, dufite imbaraga za Kristo ziri muri twebwe zibasha kunesha iyo nyanja, zibasha gutegeka iyo nyanja igatuza cyangwa ikanacikamo kabiri, tukabasha kubona inzira tugakomeza. Imana yacu ishimwe. Amen. Ntabwo ndi bubatindire, ndimo ndasoza. Ndagira ngo twongere turebe ukuntu dushobora kurwana urwo rugamba, ariko nabivuze kugira ngo tubashe kurwana urwo rugamba ni uko tuba twambaye ziriya ntwaro z'Imana, kandi ziriya ntwaro z'Imana tukaba n'imbere y'intebe y'Imana. Imbere y'intebe y'Imana havayo amazi y'ubugingo. Iyo twemereye ayo mazi y'ubugingo akadutembamo, turanesha. Ayo mazi y'ubugingo ni iki? Ayo mazi y'ubugingo ni imbaraga z'umwuka wera. Umuntu ukunda kugirana ibihe n'Imana yuzura imbaraga z'umwuka wera kandi aranesha. Twiga icyigisho twize kuzura umwuka wera, kuyoborwa n'umwuka wera, gushobozwa n'umwuka wera. Ni umuntu ugira ibihe byinshi mu ijambo ry'Imana no gusenga. Uwo rero ni nawe unesha iyi ntambara y'umwuka. Yohana 4 umurongo wa 13 n'uwa 14. Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Y'amazi ava ku ntebe y'imbabazi, y'amazi ava ku ntebe y'ubwami, ni amazi atumara inyota, kandi ni amazi ashyira isoko y'amazi y'ubugingo muri twebwe. Ni amazi aganisha ku bugingo muri twebwe. Yesu umugambi we ukomeye wamuzanye ngo yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi.
ubugingo bunesha. Iyo ubugingo bwa Kristo buri muri twebwe ari bwinshi, iriya ntambara yo mu mwuka, ruriya rugamba rwo mu mwuka turarunesha. Ariko ayo mazi y'ubugingo tugomba kureka akadutembamo. Presence y'Imana tugomba kuyireka ikaba muri twebwe. Umwuka wera tukamureka akaganza muri twebwe. Yohana 7:38-39, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko umwuka wera yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Ayo mazi y'ubugingo ni umuntu. Ayo mazi y'ubugingo ni umwuka wera, ni Kristo muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Reka rero tumureke agaragare muri twebwe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nabambanywe na Kristo. Ntabwo ari njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Iyo umwanzi aje kuturwanya akabona Kristo aganje muri twebwe, ahita yiruka. Ntabwo ashobora kudutinyuka. Kristo aganje ategetse mu buzima bwacu. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana mu Befeso riravuga ngo 5:18 kugeza ku 20. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera, mubwirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, muyibishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igihe watewe n'umwanzi, ririmba zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Ubushize tuganira ku gutoranywa n'Imana, nababwiye ukuntu njyewe nakundaga gusengera muri zaburi. Ni iyi zaburi ya 46, ahantu Imana ivuga ngo uvunagura imiheto, ugatwika amagare. Iryo jambo ry'Imana iyo urisengeyemo rifite imbaraga. Amagare y'umwanzi arashya, imiheto n'amacumu bikavunagurika, ukanesha. Gusengera mu ijambo ry'Imana, kwibwira ijambo ry'Imana, kwatura ijambo ry'Imana, ngo abo bamuneshejeje. Ubuhamya, kwatura, kuvuga n'amaraso y'umwana w'intama. Imana idufashe, ishyira amagambo yayo mu kanwa kacu, kugira ngo ajye aba inkota inesha umugome, anesha umubi. Zaburi ya 29 nayo muzayisome mwumve, ngo mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro, mwaturire Uwiteka ko afite imbaraga, mwaturire Uwiteka ko yanesheje. Igihe ubona bikomeye, vuga imbaraga z'Imana, vuga imirimo n'ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe. Reka turangirize ku magambo abiri, Zaburi ya 93 na Yesaya 54. Kaduhere kuri Zaburi ya 93. Haravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru, amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru
guhorera kwazo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ibyo wahamije nibyo kwiringirwa cyane, Uwiteka kwera gukwiriye inzu yawe iteka ryose. Iri jambo naryo nigeze kurisengeramo ibibazo bikomeye cyane, Imana irantabara. Uyu murongo wa 4 havuga ngo amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mana yanjye, Yesu we, reka mbasomere na Yesaya 54 dore ku murongo wa 13. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sinjye uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore ninjye urema umucuzi, uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Umurongo wa 17, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka hondi, niko Uwiteka avuga. Murumva ko dufite ubutsinzi, byararangiye. Nta ntwaro n'imwe bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Si uko batazaterana, si uko umwanzi atazagerageza, ariko nta ntwaro n'imwe bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Nta migambi n'imwe bazakora izasohora. Ngo bagiye inama, bagiye imigambi batabasha gusohoza, ntago bazabishobora. Ngo kandi n'ururimi ruzatuvuga nabi tuzarutsinda. Murumva rero dufite ubutsinzi. Kunesha intambara mbivuze ni birebire cyane, ariko mumenye ko turwanira mu butsinzi. Kugira ngo tubashe kurwana intambara tuyineshe, ni ukumenya intambara turwana nayo iyo ariyo. Tugomba kumenya ko turwana intambara mu buryo bw'umwuka, ntabwo turwana n'inyama n'umubiri, inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'ibinyabubasha by'ahantu ho mu kirere. Turwana n'abategetsi bakomeye, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Noneho twabonye ko umwanzi, ubwo Imana yamwirukanaga mu ijuru, yanyanyagije abakozi bayo ahantu hatatu: ku isi, ahantu ho mu ijuru, hanyuma no mu nyanja hasi. Intebe ye, icyicaro cye kiba hariya hasi mu nyanja ikuzimu. Ubwo rero dufite ubutsinzi. Twabonye ko abanzi b'umukristo ni batatu: turwana n'isi, turwana na Satani, tukarwana na kamere yacu. Ariko iyo tubaye mu kubaho kw'Imana, iyo tubaye mu ijambo ry'Imana, iyo twambaye ziriya ntwaro z'Imana, turanesha, turatsinda. Imana yacu rero ishimwe. Imana yacu ibagirire neza. Imana yacu ibahishurire ubwo bubasha n'ubushobozi duhagararamo tukanesha. Amen. Kadusenge. Mwami wacu, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko ari wowe mugaba w'ingabo, turagushimye ko watugize abasirikare twejejwe mu maraso ya Yesu. Turagushima ko watugize ibirimi by'umuriro, turagushima ko waduhaye ubutsinzi. Mwami,
turasenze rero kugira ngo amazi y'ubugingo akomeze adutembemo, turasenze kugira ngo umwuka wera akomeze aganze muri twebwe, ategeke kugira ngo tubashe kuba mu butsinzi, uturinde kurangara, uduhe kuba maso kugira ngo umwami umwanzi atadutungura. Ndagushimye rero ko uduha imbaraga, ndagushimye ko wanesheje byose, wabibura birangije ku musaraba i Golgota. Ndagushima ko udushoboza kurwana intambara nziza yo kwizera, intambara nziza yo gukiranuka, mu izina rya Yesu, amen.